urabona ko gutya yakiriye ahangaha, tuhita dukanda negisiti hano, kandi hano kuri hano hejuru turatora igihugu turimo, turazamuka hejuru, tuzamuke tuze hano ku Rwanda, dukande negisiti hano ngaha, duhite tuzamuka, dukande hano, dukande negisiti, dukande sikipu hano, noneho turangiza twemeze hano, dukande negisiti, tuzamure, dukande egisikiyuti, dukande sikipu, dukande hano kuri sitade, dutegereze akanya gato. Nako fone yarangiye, byose twakoraga bya dijute byarangiye, igisigaye tugiye gushyiramo ya imeri yacu kugira turusheho kuyikoresha, dushyiremo ndetse na apurikasiyo watsapu, nabyo niho nzabibakorera. Watsapu nzabereka uko babishyiramo, bafungura imeri narabiberetse, nabyo ushaka wabireba kuri niyaca yanyu ibijyanye na Fone TV. Ndabasaba gukomeza gukurikirana ibihangano byacu kugira ngo murusheho kongeraho ibindi ndetse no kubona ibindi bitangaje. Nkaba ngashimira icyizere mukomeza kungira, ibyo dushyitseho turabikesha mwe, kandi ndetse n'ibyo tutashyikaho turabigukesha uri kureba ino videwo. Nta kindi asigaye tugiye kureba ese ni gute washyiramo watsapu cyangwa imeri. Urinjira, urazamuka, uzana muri setingi, uzamuke, uza hano kuri akawunti, hano ugakanda hano kuri adi akawunti, ukaza hano kuri gugu, ukarindira ikaronjinga, negisi yaba ari nkeya, nako konegisiyo ni nke, ubona ko gutya fone yageze ute yarangiye. Nta kindi dukora hano, baba bakiri kuguhereza amabwiriza yose. Ndakeka mukomeje ndabashimira icyizere mukomeje kongerera, ndabashimira n'imbaraga mukomeza gushyiramo kugira ngo turusheho kubana nanjye. Ciao ciao.